Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV. Kwa kumwe na visi mena yagiye ngiye kubanza kubereka abashyitsi babasuhuze izindi gahunda turakoresha umwanya muto ndi kumwe na nyakwa muyobozi wacu y'akarere ka Rwamagana nyakwa meya mwasuhuza urubyiruko nyakwa umuyobozi wa polisi mu karere ka Rwamagana namwe mwakugira imbere mu kubasuhuza aramutse neza n'umuyobozi wa Daso mu karere ka Rwamagana namwe mwese urubyiruko mu karere ka Rwamagana namwe Ntore okay ndashaka ko tubanza kwiga kakana bwa mbere baze ngo intore baravuga ngo ijabo riduha ijambo bwa kabiri intore umutoza w'ikirenga niyo soko tuvomamo bwa gatatu intore turi ibisubizo turumvikana intore intore niyo soko tuvoma intore turi ibisubizo aho niyo intore intore niyo soko tuvoma intore turi ibisubizo aho iyi siroga tugomba kwimenya twese urubyiruko rw'akarere ka Rwamagana kandi ntabwo ibikorwa byose dukora tugomba kuhava cyangwa se tugomba kuvuga umutoza w'ikirenga cyitegererezo cyacu umuyobozi w'igihugu Perezida Nyakubahwa Paul Kagame kuko twese niwe tugenderaho ndabanza rero mbere na mbere nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Rwamagana banyakubahwa mugize inama y'umutekano itaguye nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Kigabiro banje kubashimira kuba mwifatanyije n'urubyiruko rw'akarere ka Rwamagana mu kwitabira uyu muganda ndetse no kuwutegura ndagira ngo urubyiruko rumfashe tubashimire n'amashi menshi nyakubahwa umuyobozi w'akarere uyu muganda wateguwe n'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana bufatanye n'akarere ka Rwamagana akari umuganda wateguwe mu cyumweru cy'ibikorwa byo kwibohora muzi ko tariki ya 4 u Rwanda twizihiza umunsi wo kwibohora igihugu cyacu cyabohotse tukava mu mateka mabi yaranze iki gihugu twese tuziranyeho tukishimira ko tariki enye u Rwanda rwari mu mahoro impunzi zari zitangiye gutaha nta munyarwanda utukundi nta ugira undi abantu bagenda nijoro n'amanywa icyo gihe rero mu bikorwa nk'ibi ngibi
nuko turebamo abantu bagituye nabi, abantu badafite ubwiherero, abadafite inzu. Buri murenge wagiye ukora ibikorwa bitandukanye byakozwe n'urubyiruko, kuko tugomba kwishima ariko tureba na bagenzi bacu bafite ibibazo tukabikemura nk'urubyiruko. Niyo mpamvu bavuga ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Muri ibi bikorwa rero kandi dufitemo n'insanganyamatsiko y'uruhare rw'urubyiruko mu kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Mu ruhare rw'umuryango wacu rero nuko dukora ibi bikorwa nk'ibi ngibi, tugakora n'ibikorwa byo kwiteza imbere ari by'abanyonzi mukora n'abandi batandukanye bitubeshaho buri munsi, bikabeshaho n'imiryango n'abandi bantu batandukanye. Yagera rero ntizimbye mu magambo kuko message abayobozi baraza kuzitanga. Yagira ngo nshimire Jerije akaboko hejuru abantu bo muri Jerije tubabone. Nagira ngo nabo mumfashe tubashimire kwa bifatanje natwe n'amashuri. Twabura gushimira rero n'abanyonzi ba Rwamagana hano Kigabiro, nabo twifatanyije muri uyu muganda w'urubyiruko, nabo nibashira akaboko hejuru mu bareba ariko. Turabashimira urubyiruko rw'abakorerabushake nabo twifatanyije. Ndagira ngo abakorerabushake bashira akaboko hejuru. Urubyiruko rw'abakorerabushake murakoze cyane. Rero ntabwo twabura gushimira n'urundi rubyiruko rwaje kwifatanya natwe ruri muri biriya byiciro, ariko rwabonye hari umuganda n'amatangazo rukaza kwifatanya natwe. Reka dushimire n'ubuyobozi bw'aka kagari, umuyobozi w'umudugudu yifatanyije natwe wa Rurembo, nawe turamushimiye mu mumpera amashi menshi cyane. Umuyobozi w'akarere rero turagira ngo umwanya mwari duhaye wari uyu nguyu. Ibikorwa twakoze byabereye mu mirenge hirya no hino biratandukanye, muraza kubona raporo igaragaza ibikorwa byakozwe mu mirenge yose ko ari 14. Murakoze, mugira amahoro. Twakire nyakubahwa umuyobozi wa polisi abayigira imbere atugize ubutumwa. Urubyiruko kandi vuba. Noneho ijyanye n'umutekano murayizi se? Turavuga ngo tugire umutekano, buri wese asaba ijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Tugire umutekano, buri wese asaba ijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Aho urumva ko nanjye tujyanamo neza, si byose? Okay, ni byiza cyane. Ndashimira nyakubahwa umuyobozi cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge umpaye umwanya. Ndashimira nyakubahwa meya waje kudufasha kuyobora iki gikorwa cy'umuganda. Ntabwo inzego z'umutekano zigitangwamo, kimwe nuko natwe tubakenera kenshi muri byinshi, kandi iyo tubahamagaye muri itabira turabashimira. Mwikomera amashyi. Ku rwego rw'ibijyanye n'umutekano, nyakubahwa meya yari yambwiye ko haje abanyonzi benshi kandi koko barahari, mbonye ari hafi ya mwese. Ni byiza cyane. Natekereje ko tuvugana ku mabwiriza ajyanye n'umwuga w'ubunyonzi yasohotse muri iyi minsi, ashyirwaho umukono n'inzego zibishinzwe, guhera ku rwego rw'intara ukamanuka ukageza ku rwego rw'akarere. Muri make byatwara umwanya muremure ndamutse nyasomye. Nyakubahwa meya sinzi niba ari hafi, aracyari kuri fone. Hisemo ko tuzashaka umwanya wo gutumira abanyonzi bidatinze, tugatumira ndetse ab'imirenge yose. Sinzi niba hano muri mwese nabonye turi ku kibuga mwari benshi cyane, ubwo perezida wanyu ndumva namubonye. Hanyuma tukazayabasomera ku buryo amakuru agera kuri bose kandi icyarimwe tukayumvikanaho kimwe. Turabivugaho aka kanya umutekano ujyanye n'umuhanda kugira ngo namwe twibukiranye ibibareba, tunavuge ku mutekano muri rusange. Rwamagana mu by'ukuri buri wese araza, ubu mfite igihe nazi, mfite n'icyo maze, mfite igihe nzagendera nanjye ntagize gute ntazi. Murabyumva neza? Ariko umuntu wese yaje gushyiraho umusanzu we aba yifuza yuko ibintu bigenda neza. Niyo mpamvu mu mwanya maze twaganiriye kenshi, ntago ari mwe gusa, tuganira n'ibyiciro bitandukanye tuvuga ku mutekano, tuvuga ngo umutekano niwo shingiro rya byose bijyanye n'iterambere, kuko aho umutekano utari nta terambere rigira gute haba. Ibyo niko kuri.
nonaha rero Rwamagana harimo kuba ibyaha bihari bidahinduka, ibiyobyabwenge, no gukubita no gukomeretsa, n'ubujura, amakimbirano yo mu ngo akiyongeraho, ubuhadutse icyorezo cyo gufata abana batoya ku ngufu. Ibyo byose ni ibyaha tugenda tubona bidomina ibindi, ariko n'ibindi byose birahari. Tukavuga rero ngo nk'urubyiruko za mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, dufite gushyira umusanzu wacu mu kurwanya no gukumira ibyaha. Abivuze neza ngo kuba intore cyangwa se yarababwiye ngo ikimukanya bitababuza kuba abanyonzi. Ayiza harya wari abakorera bushake. Kuvuga ngo kubona ikibi kiba ntugire gute, nturebere. Uretse no kugikora ahubwo nturebere. Abandi baragikoze urabibonye, tanga ya makuru ku gihe kandi vuba nkuko twabivuze. Ukumira icyaha kitaraba mu gihe ubonye cyenda kuba, ariko ukabona ibisa no kujya kwemera ko cyabaho, ubikumire hakiri kare. Hanyuma turahari kuduha amakuru, turayakira. Jewe nzi ko uhamagaye wese turitaba, kandi ntabe dutesha agaciro, nta nubwo tuyoboye yuko bidufitiye akamaro kurusha mwebwe. Mu ukeneye natwe turawukeneye, nta n'umutawukeneye, siko bimeze. Dufite igihugu rero gishaka ko abanyarwanda batekana, dufite igihugu gishaka ko ibyo dukora byose tubikora dutekanye, ariko muri Rwamagana bya byaha bitatu navuze biranga bikagumya kugaragara. Ntago ari byo twifuza rero mu rubyiruko rwa Rwamagana, ntago ari byo twifuza mu baturage ba Rwamagana. Buri wese akeneye kubaho kandi atekanye, akiteza imbere nk'uko tubivuga, siko bimeze. Nari mbibabwiye kuko ari ikibazo gikomeye, kandi nk'iyo kesi irababaje cyane, irababaje cyane. Ugira kurikira, ndavuga iz'ubwicanyi. Iyo twageze gusanga mu Nyiginya bafashe umuntu barakubita, bararambika inkoni, barica, umurambo urashyingurwa. Nyinshi cyane zagiye sinanazisubiramo ngo nzishobore, reka tubyihore. Ariko Rwamagana ifite ubwicanyi bwinshi, mwari mubizi. Mu turere tw'igihugu Rwamagana iri mu turere dufite ubwicanyi bwinshi. Ubwo murumva kwambara iryo zina tungana gutya muri urubyiruko tubikwiriye. Umusanzu wanyu urakenewe kugira ngo mugirane inama, mwirinde ibiyobyabwenge, mwirinde gukubitana no gukomeretsa n'ubujura. Umuntu wese afite amaboko, niba ari muzima nakore, yiteze imbere uko ashoboye. Icyo ageze harahirimbanire kugira ngo arengeye, atere indi ntambwe. Ariko kujya kuvutsa abandi ubuzima no kubabuza ibyabo ntabwo tuzabyemera, ntabwo tuzagira gute. Yewe nambaye uyu mwenda kugira ngo ndebe ko amategeko y'igihugu yubahirizwa. Iyo yaciye iruhande ndagufata, iyo ngufashe ngushyikiriza nde? Murabizi ko ari RIB. Gushyira muri RIB bagatangira kubaza ibijyanye n'inyandiko. Ubu niko itegeko rimeze. Kera twarabikoraga ariko ubu twaragabanya. RIB yarangiza ibyayo parike, inkiko niba ujya gereza ukagenda ukagororwa, byazarangira igihano kirangije ukagaruka. Ariko biragukerereza, biragutesha umwanya, bizatuma ntacyo uzimarira mu buzima. Ntawe tubyifuriza rero. Murye ibitatuma mubura ubuzima, kuko muriho none ariko nejo mukeneye kugira gute kubaho. None sibyo tuvuga, sibyo rwose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibipindi tubatera. Ubuzima bw'umuntu iyo buhasigaye, yewe mba numva natsinzwe burundu, kandi igihugu icyo cyantumye ntago mba ngikoze. Iyo rero bigenze kuriya nubwo abayigendeye, ariko abasigaye biduha iki isomo. Tugerageze gukora ibituma umutekano ugenda neza. Nyakubahwa Meya, murakoze. Reka subiza umwanya umuyobozi wa murakoze. Nagira ngo mbere yo kugira icyo mvuga, mwese mwiha amashyi rwose. Umuganda nk'uyu wabereye mu mirenge yose igize akarere ka Rwamagana. Ni umuganda w'urubyiruko uri muri rwa rwego rwo kwitegura kwibohora. Umunsi wo kwibohora uba ku itariki zingahe? 4 z'ukwa karindwi. Turabohora n'ibikorwa, ntabwo ndi busubiremo amateka mabi yaranze u Rwanda, menshi kandi mabi cyane. Muri uko kwibohora rero habaye imbaraga z'urubyiruko rwa RPF Inkotanyi. Babohora u Rwanda, bavana abari mu menyo ya Rubamba, nubwo jenoside yari yamaze kudutwara abantu. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yamaze gutwara abarenga miliyoni, ariko nibura jenoside irahagarika. Uyu munsi buri munyarwanda aragenda yemye, aragenda aseka, aragenda azi ko ari bugere mu rugo amahoro. Natwe rero nk'urubyiruko turasabwa kugira icyo dukora. Abo babwiye ngo mufate imbunda mujye kurwana, kuko u Rwanda ruratuje, sibyo? Nta warashe ku Rwanda, abasirikare barahari, hagize n'urasa barabikora. Ariko natwe hari urundi rugamba dufite. Urugamba dufite ni urwo kurwana n'iterambere, ni urwo kurwana n'imibereho myiza y'abaturage. Reka tuba ari rwo turwana,
turebe nk'uyu munsi umukecuru warokotse jenoside utari ufite ubwiherero, bamwe bari gucukura umwobo, abandi twafatanyije kubumba inkarakara. Ni igikorwa cyiza. Urwo ni urugamba rw'imibereho myiza, urugamba rw'iterambere. Ibyo nibyo dusigaye tugomba gufatanya, cyane cyane nk'urubyiruko. Mwumvishe ikivugo cyanyu, abanga urubyiruko mukabanga imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Kubaka rero kandi vuba ni ibi ngibi. Nagira ngo rero mbasabe mwese kumva yuko bibareba. Icya kabiri ni ukuba abakorerabushake. Abakorerabushake ni bamwe twita ba youth volunteers, aba bajene bambaye igira hino, bambaye utu tujiri. Murabyibuka isi yose abantu bapfuye muri corona, ibihugu gucuruza oya, ariko igihe habaye igikorwa kibakeneye ngo muze namwe mufashe muri bya terambere twavugaga n'imibereho myiza y'abaturage, mukajya muza tugafatanya. Rero byari kugira ngo mbibashimirire cyane. Kwibohora kutagira ibikorwa ntacyo kwaba kumaze. Niyo mpamvu twafatanyije n'umurenge wa Kigabiro, akagari ka Cyanya, umudugudu wa Rurembo, abayobozi bose baraza, n'umukuru w'umudugudu n'abisibo igare. Ariko muzi ko mutazanyonga ubuziraherezo. Ugomba kuva ku igare ukajya kuri moto, ukaba umushoferi ukagera n'ahandi. Ugomba kuva ku igare rimwe ukazubaka inzu, ugashaka umugore, ugatera imbere. Ifandwa TV, Factory 1 Rwamagana.